mbega umwana arabivuze koko ngo amaso aragenda ikabura ariko mufashe mabisi mufashe umva uko wavuga wenda n'agasambu ka data nzakarya ndagashya kuko uriya mwana ncitse akancika naba ndi ikirembaga byambanye bahungumye bingana gutora inyoni ibyambanye bahungumye ibyambanye bahungumye ibyambanye bahungumye bingana gutora inyoni iki giti nicyo nabonye kimara agahinda ibyana biri hanze habigiye kunsaba se cya cyana kimara ntabwo sikimera ariko ntakibona nibura none ntacyo ndi kubona ariko kame nirebera mu muhanda iki giti cyakora Imana yarakoze iki giti nicyo kinkorera umuti nibura kayaga kikangabanyiriza stress. Icyamamare cy'ikigali n'ibyo bikoreye none se nayiki ushaka iki? mfite imyaka twagufasha iki? shaka pine ndabitaje byananca ufite isoni ariko agari isoni sinuje turi umuntu mukuru ariko ndi umuntu mukuru urabona ameze gute? Ntukagire isoni kandi ndabona yumva ambona gute ahantu hose nanjye ndagukunda cyane kandi tutaziranye cyakubwira mwese kukubona ibyo ndagukunda cyane kandi ndagukunda nifuza yikize basi kibazo yewe mama nari mpanutse ndagatora mama mbega umukobwa
shara mukobwa yarandoze hano sinamenye ko Imana nirinda umuntu ushonje arotarya koko ako mufasha mufata mana yanjye ahantu ubundi nahageze gute mana mbega umwana banza yarandoze iki giti nacyo kizankorera ishyaka